So guys ibihe byiza cyane rero kuri mwe mwese mudahwema kutugaragariza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Iyi none akaba ari umwami w'umwana official, of course njye nkaba ndi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys rero hari ibintu mutamenye so guys reka mbibutse gukanda subscribe ko utarayikanda, ariko niba waramaze kwikanda Imana ikumera umugisha wamfura we niba nabucura nabwo Imana ikumera umugisha. Noneho wa mugani w'umushumba, noneho reka twirebere ikintu cyatumye Kenny Solo atajya kwibera mu mahanga kandi ariyo gahunda yari afite. So ni ukuvuga ngo hari ibitaravuzwe kuri Kenny Solo wasubitse kujya gutura mu mahanga kubera amafaranga ya Coach Gaye. Kenny Solo rero ni wari uherutse gutangaza yuko yasinye muri 1.55am ya Coach Gaye n'abagenzi be nyine barimo nka Bruce Melody n'abandi. Hari nka makuru avuga ko uyu muhanzi yasinye, nyamara yarari muri gahunda yo kujyana umuryango we gusohoka u Rwanda, cyane ko yari hafi kujya gutura mu mahanga. Kuva rero ku itariki ya 21 Gashyantare 2024 nibwo umuhanzi Rusangabanwa Robert wamamaye ku izina rya Kenny Solo yagiranye amasezerano na yo kwinjira muri 1.55am ya club ya Coach Gaye. Ni ya Gaye club na Bruce Melody ndetse na Mike Nshuti ndetse na Made Beat. Ko bikaze abungubu rero navuga ko ntago bakiri kuvuga rumwe, kuko ubungubu mwatuye mu Bwongereza to ubungubu niko gahunda imeze. Kenny Solo rero nibwo ni ubwa kabiri arabakoranye na Bruce Melody, kuko barabanje no gukorana bwa mbere murabizi 2020 kugeza mu 2021 abangaba rero bari kumwe bakorana indirimbo Ikinyafu. Ndagukubita ikinyafu ni imwe mu ndirimbo zakunzwe cyane ya Kenny Solo, kandi yakoze indirimbo zirimo nka ya Agafaya, Umurego ndetse n'izindi. Izo zose yazikoze ari mu bitangaza ya Bruce Melody. Cyakora kuva byatangazwa ariko Kenny Solo agiye muri 1.55am, iyi nkuru yasamiwe hejuru na benshi bakurikirana ibya hafi ibijyanye n'imyidagaduro nyarwanda. Bose bahurizaga kwibaza niba uyu musore yarakeneye kujya muri iyi nzu ifasha abahanzi nka Bruce Melody ndetse na Element hamwe na Rose Kana. Iki ni ikibazo abantu benshi bakomeje kugenda babyibazo. Benshi rero bavugaga yuko urwego rwa Kenny Solo amaze kugeraho ruhagije ku isoko ry'u Rwanda, ndetse ko atarakeneye umufasha kuguma ku rundi rwego cyangwa se kugera ku rundi rwego, kandi bakemeza yuko 1.55am batafata Kenny Solo ngo bamushyire ku rwego mpuzamahanga, kandi Bruce Melody atararugeraho. Bityo rero ko ahubwo agiye guha imbaraga Bruce Melody aho kwiyitaho. Kandi koko ibyo ngibyo abantu bagiye bavuga. Umwe rero mu baganiriye n'Inyarwanda, ikinyamakuru cyitwa Inyarwanda, yagize ati Kenny Solo yagiye kuba umuntu, yaragiye kuba nk'umuntu nyine uri aho ngaho ufasha Bruce Melody kwandika indirimbo no kuririmba tu, ariko kuba umuhanzi mpuzamahanga byo ntabwo mbibonamo vuba hato. Sinumva yuko atabikora, ahubwo azabikora nyuma ya Bruce Melody nawe abone akore ibi
bitaramukundira cyangwa se bitaramukunda, rero ntago baba bazashora amafaranga angana nka yuriya muniga batanga kuri Bruce Melody, ntago bibaho. Kuriya rero indirimbo nk'iya Bruce Melody amaze gukorana na Eddy Kenzo, Harmonize, Bahati, wakongeraho na Shaggy nanone kandi mw'abantu bazahindura inzira, ariko ntago rwose babafata kimwe. Ibingibi byo bizaba bigoye. Kenny Solo na mbere yuko ajya gusinyayo, hari amakuru avuga yuko Kenny Solo ashobora kuba agiye kwisubiza inyuma, kuko 1.55 man isubiza abantu inyuma. Innocent Nkarusikana kuva agezeyo yakoze indirimbo imwe, man indirimbo ishobora kuba itaruzuza n'ibihumbi 200. Urumva rero biba bikaze, biragoye rwose. Gusa wenda ntawamenya, nta muntu ubizi yuko amafaranga umufungo urahari. So ntago navuga yuko na Kenny Solo ubwo arabizi, nuko wenda akurikiye amafaranga gute kenjye nime nirira ibiceri. Icyo kuri ibi byose byabaye, afite amakuru yuko Kenny Solo yitegura kujya hanze guturayo hamwe n'umugore wiwe. Twebwe amakuru niyo makuru twari dufite, yuko Kenny Solo afite amakuru yuko agiye gutura hanze n'umugore we. Kuva ku itariki ya 1 Gashyantare 2024 mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge nibwo Kenny Solo yasezeranye mu mategeko n'umukunzi we witwa Kunda Yvette. Bari bamaze igihe kinini bakundana, ko imbibi bakundanye ataba no mu Rwanda. So amakuru rero twari dufite no yuko Kenny Solo n'umugore we bazahita berekeza mu gihugu cya Canada, dore ko ariho bari kuzatura we n'umugore we. Byagenze bite kugira ngo Kenny Solo asinye muri 1.55 kandi ari hafi kwimuka ngo ave mu Rwanda? Ibyo nabyo ni ibintu bifite impungenge. Amakuru rero dufite amakuru twamenye nuko uko aba bombi basezeranye, we n'umukobwa utwite umwana wabo w'imfura, mbere yuko bajya mu murenge n'iki nyine Kenny Solo yaramuteye inda. So andi makuru yari afite, amakuru twari dufite nuko aba bombi bazahita berekeza muri Canada, ndetse uyu mugambi niwo watumye bakora ubukwe busanzwe buri aho ngaho bumenyerewe. Nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko, bahise bakora ubukwe buri aho ngaho butigeze buzamo itangazamakuru. Nyine bwari ubukwe tuburi cheap, reka mbivuge gutyo. Umwe mu bantu ba hafi Kenny Solo, ba Kenny Solo ubwo twamwegeraga tukamuganiriza, yavuze yuko Kenny Solo n'umukunzi we baretse gukora ubukwe kuko biteguraga kwerekeza muri Canada, ariko amasezerano ya 1.55M yabakomye mu nkokora ntibajyayo. Yagize ati ubwo ngubwo uwo nibwo n'inshuti ye tutari buvuge. Yagize turumva rero Kenny Solo yamaze gusezerana imbere y'amategeko, ahita atangira kubona akazi, harimo amasezerano yo kwamamaza, telefone, ndetse yabonye nyuma y'ibindi biraka birimo ibitaramo ndetse n'ibindi Kenny Solo yagombaga gukora. Ariko ibyo ntabwo ari byo byabaye ikibazo, cyane yuko ahubwo amasezerano ya 1.55 ariyo yarabaye ikibazo cyo kuba Kenny Solo atajya muri Canada. Ati ibyo byo kuba umugeragiye abona amakontra yo kwamamaza amatelefone n'ibindi, ntago ari byo byabaye ikibazo cyo kuba atajya muri Canada. ahubwo ayo ngayo amasezerano ya 1.55 yo yaje rurangiza, bamuhaye amafaranga meza kandi nta handi yari kuyajyana.
nta handi yari kujyayo kugira ngo rero ashake amafaranga. Urumva ko byatumye nyine ahindura ibitekerezo ko ako kanya nyine akumva yuko kandi akunda umuziki. Rero urumva nk'umuntu nka Kenny aba abayeho neza, nta hantu rero akora umuziki neza. Rero yashyizemo umuziki yerekezwamo amafaranga, aho rero nta yandi mahitamo yari afite uretse gukurikiza amafaranga aherekejwe rero n'umuziki. Urumva ni ibintu bya hatari. Abajijwe rero kuba Kenny Solo yararetse umugambi wo kwimuka rero yasubije gutya, mbabwire ngo yasubije gutya. So uwo nguwo yese asubiza yuko Kenny Solo yakoze umurenge kunda ikwitiweho cyangwa se kunda yari atwite. Aha kuno bwa Kenny Solo yari atwite man, urumva niyo mpamvu yakoze umurenge twite, kuko ni nabyo byatumye atirirwa nyine ajya ku by'ubukwe. Kuko murumva ubundi habanje kumenyekana amakuru ko Kenny Solo yakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane, ariko yanze kwirirwa ajya mu bintu bijyanye n'ubukwe, ibirori n'iki, kuko nyine yumvaga yuko bagiye guhita bimuka bakigira muri Canada. Urumva rero niba yari afite gahunda yo kujya kwimuka bakigira muri Canada, so urumva rero bari bafite gahunda yo kwita bimuka bakigira muri Canada. Amaze kujya muri Rebo yahinduye ibitekerezo, birumvikana yuko ariko n'ubundi bizarangira agiye tureka mbivuge gutyo. Yasinye rero imyaka mike muri 1.55 ku buryo nyine amasezerano azarangira ahita agenda cyangwa se ayongerwa akaguma aho ngaho nyine. Ubwo natahita agenda muri Canada azaguma aho ngaho, zamwongera amasezerano, ahubwo ashobora no kubitekerezaho bwa bukwe bwiwe nyine bukaba bwasubukurwa ntawamenya. Ariko umuniga we yayifite gahunda yo kwigira muri Canada. Nubwo uyu muntu rero atatubwiye amafaranga Kenny Solo yaba yarahawe cyangwa se igihe yahawe, wumvaga yuko yahawe amafaranga meza bitewe n'uburyo yabivugagamo nyine, cyangwa se bitewe n'uburyo yabivuzemo. Imana umuhungu yahawe ibicerito, urumva yuko Coach Gael yamenyemo, ari nayo mpamvu uyu mukobwa yahise abireka byo kwigira muri Canada. Sinjye mbabeshye shamani kamashimire.